Murakaza neza kuri Honest Marketing Rwanda. Honest Marketing Rwanda, Local Language Version, isoko rukumbi y'imvamutima. Niba udukurikiye muri aka kanya uri mu gikorwa cyangwa ibikorwa bitandukanye, birashoboka yuko utuje, wasanga ubabaye, wishimye, uri muzima cyangwa se urwaye. Igihe ari cyo kandi kidashidikanywaho nuko niba uri kumva kino kiganiro uri muzima. Kuba uri muzima, iki ngiki ni ikimenyetso simusiga ko umunsi uzagira amazi ugapfa. Kimwe no kuvuka, gupfa nabyo ni ikintu gikomeye mu bigize imibereho yacu. Abantu benshi muri twe ubwoba buratwica ndetse tugasesura umeza iyo dutekereje ko tuzapfa cyangwa se iyo tubwiwe ibijyanye n'urupfu. Ikibabaje nuko hari umunsi umwe tutazi, tuzumva inkuru mbi itubwira ko umwe muri twe yatuvuyemo. Azaba ari nyuma yo kugerageza kw'abaganga bamuha imiti itandukanye ngo yoroherwe, bamwongerera umwuka mu nzu y'indembe, bamushyira ku byuma bareba ko umutima utera ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye, ariko uwo munsi bizaba iby'ubusa. Ubwo bizarangira umutima uhagaze, amaraso arekera aho gutembera, ubwonko burekera aho gukora ndetse no guhumeka bibe birangiriye aho. Hanyuma abaze bamuhumbika amaso, maze umwe muri twe amutwikirize ishuka yera umubiri wose. Ubwo azaba apfuye. Ikibazo abasigaye bazaba basigaranye ni ukwibaza ngo ni iki gikurikiraho, cyangwa se bigenda bite nyuma yo gupfa. Ese umuntu amera ate iyo apfuye? Ese koko hari ahantu ajya agakomeza kubaho? Ese dushobora kwiringira kuzongera kubana n'abapfuye? Ibyo ni byo tugiye kwinjiramo twifashishije ubushakashatsi bwakozwe muri siyansi, ndetse turebere hamwe icyo Bibiliya ibivugaho. Nitwa DJ Wise, nibyo uri kuri Honest Marketing Rwanda. Honest Marketing Rwanda, a source of inspiration. Mu isaha ya mbere umuntu amaze gupfa, umuntu w'umubiri utangira kugaragaza impinduka zitandukanye. Nuko batubwiye, iyo umuntu akimara gupfa, imitsi irareguka, ari byo bita primary flaccidity mu ndimi z'amahanga. Irareguka ku buryo ibice binyuranye by'umubiri birimo amaso, inzasaya, ingingo zitandukanye nk'inkokora, amavi, intoki, ijosi n'ibindi bita imbaraga bisanganywe. Kubera uko gutakaza imbaraga k'umubiri, usanga uruhu witabye Imana ruhita rukweduka, bigatuma amagufa asanzwe adatwikiriwe cyane n'umubiri munini arushaho kugaragara nyuma. Tubibutse ko umutima w'umuntu ushobora gutera inshuro zirenga miliyari 3 ku muntu ushoboye kubaho imyaka 80, kandi ukazengurutsa litiro zigera kuri 5.6 z'amaraso mu bice byose by'umubiri. Nyuma gato rero yihagarara ry'umutima, uruhu rw'umuntu witabye Imana rutangira kwereruka cyangwa se rugasa n'ibara rya rose ku bantu basanzwe bafite uruhu rwera, kuko amaraso aba atangiye gushira mu dutsi dutoya tw'uruhu. Muri iki gihe kandi umubiri utangira gukonja, ukava ku bushyuhe bwa dogere 37 usanzwe ugira iyo uri muzima, ukagera kuri dogere 25, kandi ubwo bushyuhe bugakomeza kumanuka uko amasaha agenda yiyongera. Mu masaha 2 kugera kuri 12 umuntu amaze gupfa, hakurikiraho izindi mpinduka zitandukanye ku mubiri w'umuntu witabye Imana, kubera ko umutima uba utagitera. Ubwo amaraso nayo ntagitembera nk'uko twabivuze, bityo umubiri utangira gukururwa n'imbaraga karemano z'isi, gravity force, ku buryo usanga igice cyo hasi cyatangiye kugira ibara ritukura kubera amaraso aba yamaze kwirekamo. Uko amasaha akomeza kugenda yiyongera, ni nako imitsi igenda irushaho kugaragara uhereye ku ijosi hagakurikiraho igituza
inda, amaboko n'amaguru ndetse no kugeza ku ntoki n'amano. Nyuma y'amasaha 12 kugeza ku masaha 48 umuntu amaze gupfa, imitsi yose yari yamaze kugaragara irongera igatangira koroha cyane bitewe n'impinduka zitandukanye ziba zikomeje kubera mu mubiri imbere. Ibi kandi bikaba bishobora kumara umunsi umwe kugera ku minsi 3 bitewe n'ubushyuhe, ubukonje cyangwa se n'indi imiterere y'ahantu uyu mubiri uri. Muri iki gihe kandi niho umubiri utangira guhinamirana, bigatuma inzara ndetse n'umusatsi bikura, kandi noneho imitsi yose ikongera kugenda irekura kandi yoroha cyane, uhereye ku ntoki no ku mano ukazamuka ukaza kugera no ku mubiri wose. Izi mpinduka zose tumaze kuvuga iyo zirangiye, hakurikiraho ikindi kintu gikomeye, aricyo gushwanyagurika k'umubiri w'uwitabye Imana, decomposition. Intambwe ya mbere mu gushwanyagurika k'umubiri itangira umuntu akimara gupfa, kubera ko nta maraso aba agitembera mu mubiri. Ni ukuvuga ko nta mwuka mwiza oxygen uba ukinjira mu mubiri, cyangwa se ngo haboneke uburyo bwo gusohora imyanda. Ibi bituma acide yiyongera mu mubiri ndetse n'ingirangingo zikangirika, kugeza ku rwego dutangira kubona ibyo twakwita udufuka turimo amazi umubiri wose. Ikinyabutabire cyitwa enzyme gitangira gukora imyuka itandukanye muri wa mubiri, ku buryo umubiri utangira kubyimba cyane ndetse n'umwuka mubi ugatangira kumvikana. Iki gihe kandi ibice by'umubiri byose byoroshye nk'imitsi, amara, uruhu bihita bihinduka nk'amazi liquid, hagasigara gusa ibice bikomeye nk'amagufa, umusatsi n'ibindi, ariko byo bikaba mu by'ukuri nta gihe kizwi neza bimara kugira ngo nabyo bibe byahinduka ukundi. Ese ko siyasi ari uko ibivuga, Bibiliya yo ibivugaho iki? Reka twibukiranye kandi tuninjirane mu itangiriro igice cya 3 umurongo wa 19. Igihe Adamu yakoze icyaha, Imana yaramubwiye iti uzasubira mu butaka kuko ari bwo wavanywemo, kuko uri umukungugu kandi uzasubira mu mukungugu. Nuko handitse. Mbere y'uko Imana imurema niyariho, nanone nyuma y'urupfu rwe yasubiye muri iyo mimerere yo kutabaho, ndavuga Adamu. Ako kantu nawe gatekerezeho. Reka nanone twinjire mu mubwiriza igice cya 9 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku wa 10. Hasomwa gutya: abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi kandi nta ngororano bakizeye, kuko bibagiranye uwapfuye ntacyo yakora kandi nta kintu yumva. Dukurikije Bibiliya, ibitekerezo bye nabyo birapfa, umwuka we ukavamo ugasubira mu butaka bwe. Uwo munsi ibitekerezo bye birashira. Iyo umuntu apfuye, umwuka we cyangwa imbaraga y'ubuzima ibeshwaho no guhumeka irasohoka, niba ikiriho. Imyanya ye yose, kumva, kubona, gukorakora, guhumurirwa, kuryoherwa, igengwa n'imikorere yo mu mutwe icura umurambo. Ese Bibiliya igaragaza ite ko ubugingo bupfa? Umuntu ni ubugingo mu buryo buhuje n'ubwenge. Rero iyo umuntu apfuye, ubugingo bwe burapfa. Nicyo Bibiliya igaragaza ahantu henshi, nta na hamwe ivuga ko ubugingo budapfa. Muri Zaburi igice cya 22 umurongo wa 29 harasomwa ngo imbere ye hazunama abamanuka bose bajya mu mukungugu, kandi nta n'umwe uzabuza ubugingo bwe gupfa. Ezekiyeli 18
kane kugeza kuri 20 harasobanura hati ubugingo bukora icyaha bwo buzapfa. Naho mu gusoma Yosuwa igice cya 10 kuva ku murongo wa 28 kugeza kuri 39 uzabona ko ubugira karindwi havugwamo ubugingo bwishwe. Iyo umuntu yitabye Imana, umwuka usubira ku Mana yawutanze. Nuko batubwiye, ese nibyo koko? Reka dukomezanye. Umwuka utandukanye n'ubugingo n'imbaraga y'ubuzima ikorera muri buri twanya bita solire tw'umubiri uw'umuntu cyangwa uw'inyamaswa. Iyo mbaraga ibishwaho no guhumeka. Umukungugu usubira mu butaka, maze umwuka ugasubira ku Mana y'ukuri yawutanze. Iyo umuntu apfuye, imbaraga y'ubuzima iva buhoro buhoro mu twanya tw'umubiri maze ugatangira kubora. Umwuka usubira ku Mana mu buryo bw'uko kuva ubwo kuri uwo muntu wapfuye ibyiringiro byo kuzongera kubaho biri mu maboko y'Imana gusa yonyine. Niyo ishobora kumusubiza umwuka cyangwa ubuzima. Ibyo birahita bituganisha ku rupfu rwa Lazaro. Lazaro, umuntu wamaze iminsi 4 apfuye. Ibyabaye kuri Lazaro wapfuye hashize iminsi 4 biradufasha kumva imimererwe y'abapfuye. Yesu yari yabwiye abigishwa be ati, Lazaro inshuti yacu arasinziriye, ngiye kumukangura. Abigishwa basubije bati, Mwami, niba asinziriye ari bukanguke? Nuko Yesu araberurira ati, Lazaro yarapfuye. Kuki Yesu yavugaga ko Lazaro asinziriye kandi mu by'ukuri yari yarapfuye? Yesu yakoreye iki Lazaro wari wapfuye? Ubwo Yesu yari ageze hafi y'ikirorero cyo kwa Lazaro, yahuye na Marita, mushiki wa Lazaro. Imbaga y'abantu ibari inyuma ihutira kujya kumva uwapfuye. Bwari ubuvumo bukingishije ibuye. Yesu aravuga ati, nimukureho ibuye, kubera ko Lazaro yari amaze iminsi napfuye. Marita yarahakanye aravuga ati, Mwami, ubaranuka. Ariko bavanaho ibuye, maze Yesu arahamagara ati, Lazaro, sohoka. Maze arasohoka akizingazingiye mu myenda. Yesu aravuga ati, nimumuhambure maze mumureke agende. Dufite icyemezo cy'uko igihe Lazaro amaze gupfa ntacyo yumvaga. Imimererwe yo muri iyo minsi 4 yari iyihe? Mbese yari mu ijuru cyangwa uko yari yapfuye? Ariko se kuki Yesu yari yabanje kubwira abigishwa be ko Lazaro yari asinziriye gusa? Reka dukomezanye. Yesu yari azi ko Lazaro ntacyo yumva, nk'uko umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5 habivuga ngo, abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi, kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Yesu yari agiye kwerekana ko kubw'ububasha bwa Se agiye kuvana inshuti ye Lazaro mu rupfu. Iyo umuntu asinziriye cyane ntacyo yibuka. N'abapfuye ni kimwe, ntacyo bumva, ntibakiriho. Ariko Imana igihe cyawe nikigera izagarura mu buzima abo yacunguye. Yohana igice cya 5 kuva ku murongo wa 28 kugeza ku 29 haranditse ngo, ibyo ntibibatangaze kuko igihe cyegereje, maze abari mu mva bose bazumva ijwi rye. Nuko abazaba barakoze neza bazazukire kubaho, naho abazaba barakoze nabi bazukire gucibwa urubanza. Mu gusoza iki kiganiro twandikire muri komenti. Mu gusoza iki kiganiro twandikire muri komenti udusubize. Ese wowe ubona nupfa uzajya he? Wumva se abapfuye hari ahantu ubahurira koko?
utekereza ko abapfuye aho bari bishimye cyangwa barababaye? Utekereza ko wakora iki uramutse umenye ko uzapfa ejo? Ni iki wahita ukora cyiza cyangwa kibi? Mbere y'uko biba, banza ukore subscribe kuri Nest Marketing Rwanda. Njye nitwa DJ Wise. Wankurikira kuri social media X, Instagram na Facebook, hose ni DJ Wise. Iki kiganiro wanagikurikirana kuri CMB Radio buri wa gatandatu saa 7 na 15. Hasta vista, hasta manana.